Yes, mureke tubasuhuze twongere tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana kandi ikiganza cyiza cy'Uwiteka Imana gikomeze kuba ku buzima bwanyu. Turavuze ngo shalom 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 n'indamukanyo y'abana b'Imana ivuga ngo amahoro 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 y'Imana bane nawe wobana natwe hano ku Isengesho TV. Gahunda zawe zose buri mushinga wose ufite umwami Yesu naze abane nawe. Uyu munsi ntabwo dushaka gutinda, ni amakuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Isengesho TV mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twiyemeje kujya tubagezaho inkuru ndetse n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubazaniye mu by'ukuri inkuru irimo kuvugwa ku mukobwa urimo kugenda yitirira Mbonyi. Niki Israel Mbonyi arimo kubivugaho? Niki abakunzi babivugaho? Mwebwe murabivugaho iki? Rero hari icyo atangaza, nicyo tuje kubagezaho, ndetse n'umukunzi we bakundana bya nyabyo. Ni ibyo ngibyo tugiye kubagezaho, uko bimeze, uko biteye, kugira ngo mubimenye kandi mubisobanukirwe, kuko ndabizi ko Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi ba gospel wakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Gusa nk'uko mubizi mubimenyereye, ntacyo dujya dukora, ntacyo tubasha gukora tutabanje gusenga cyangwa se kwiragiza Imana. Murabizi tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana. Mbere yuko mbagezaho aya makuru mu by'ukuri yihutirwa kugira ngo muyamenye, ndagira nkubwire ngo nubyuka mu gitondo ukabona biremeye, ukarambura intambwe y'ibirenge byawe ukabona biremeye, ukazamura ukuboko bikemera, ukavuga bikemera, mu by'ukuri ntacyo urusha abandi, ntacyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu, ni imbabazi, ni neza Imana iba yatugiriye. Tugomba kubishimira Imana uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu mbere y'ikiganiro, mbere y'inyigisho, mbere y'ijambo ry'Imana, mbere y'ubuhamya, mbese buri kimwe cyose tugezaho abakunzi bacu ahangaha, tubanza kwiragiza Imana, tuganashimira Imana kuba tugejeje uyu munsi. Reka dusenge Imana. Nyemerera aho uri, niba utekanye wumva nta kibazo, dusengane Imana. Niba utanatekanye ariko ukaba wizeye, reka dusenge Imana. Ubundi nze mbagezaho iyo nkuru. Data, mu izina rikomeye rya Yesu, izina ry'imbaraga, izina ry'ubutwari, izina riruta ayandi mazina yose, turagushimiye kandi tugushimiye neza n'urukundo byawe. Ntawakwizeye wigeze akorwa n'isoni, abakwizeye bakizera izina ryawe, wabahaye ubutwari n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Ufasha buri muntu wese uri ahangaha, kandi imbaraga zawe nyinshi zikomeze kubana nawe. Icyo twirukana ni imbaraga z'abadayimoni, icyo duheza ni imbaraga z'abarozi, imyuka yose itavuga Imana turayicecekesheje. Dusengeye abarwayi, reka bakizwe n'ijambo ryawe kandi ubohora ababoshywe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abafite intimba bahumirizwe nawe, kandi abihebye bahumurizwe nawe, abashonje bagaburirwe nawe, abambaye ubusa bambikwe nawe, abadafite akazi bagahabwe nawe. Byose bikorwe nawe, kuko byose biva mu kiganza cyawe. Byose tubisabye tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Reka nkusabe udukurikiye cyangwa ugize amahirwe yo gufungura ikiganiro, niba amin itagutera ikirungurira, amin ikaba itagutera igisebo, andika muri comment uvuge ngo amina. Amina biravuga ngo bibe bityo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Tudatinze, ndagira ngo mbwire abakunzi bacu ahangaha ngo ibi bihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe bisaba ko buri wese aba maso, abera amaso ubugingo bwe, abera amaso ubuzima bwe, abera amaso umuryango we, abera amaso buri kintu icyo ari cyo cyose Imana yamuhaye kuba ari cyo ahagarariye cyangwa afiteho inshingano, kuko ibintu ntago byoroshye. Rero murabizi neza ko ahangaha ntabwo tujya tubagezaho mu by'ukuri amakuru tutizeye, tudafitiye inkomoko, mbese tubagezaho hano amakuru twizeye n'ibiganiro mu by'ukuri tuba dufitiye gihamya. Niyo mpamvu tubasaba kuzajya tubana. Mbere ko mbagezeho inkuru ya Israel Mbonyi ndetse n'uyu mukobwa, mu by'ukuri ndagira ngo niba ari ubwa mbere ugeze aha ukaba utarakora subscribe kuri YouTube channel, ndagira ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, ujye ubona notification uko dushyizeho inkuru, uko dushyizeho ikiganiro, buri kimwe cyose ducishangaho uzajya ukibonera ku gihe, kandi nawe uzaba ubaye umwe mu bantu bacu badushyigikira cyangwa bashyigikira ibiganiro byacu. Nahoze ndeba uburyo baduhereza amakuru, uburyo abantu bakurikirana ibiganiro byacu, nsanga abantu bagera kuri 50% bakurikira ibiganiro byacu ariko batarakoze subscribe. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Kora subscribe rero dushyigikire, kandi Imana iraza kuguhereza umugisha. Mu nkuru yari idatinze kuri Israel Mbonyi, hari umukobwa wadutse mu minsi ishize, araduka, mwagiye mubibona. None ndashaka kugira ngo ngere ku by'uyu munsi n'icyo Mbonyi avuga kuri ibi bintu. Hanyuma uyu mukobwa yadutse afite
ishusho ya Mbonyi atangira kuyigendana, cyangwa se ifoto ya Mbonyi arayifata ayishyira mu ikadire, atangira kujya ayigendana, akayigendana aho agiye ngo gusenga mu butayu akaba ayifite, aho agiye mu muhanda akaba ayifite. Icyo gihe abantu bakoze ibiganiro bigiye bitandukanye n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa aravuga ngo ngiwe nkunda Mbonyi ku buryo numva agomba no kundongora, n'ubu rwose mba numva nshaka kurongorwa, ariko nta wundi wandongora, mba nshaka kurongorwa na Israel Mbonyi. Mu by'ukuri uyu mukobwa yarabikomeje, abantu bamwe baravuze batarika ibi bintu ni bya bindi abantu baba bashaka ku content, cyangwa ni bya bindi abantu babaza, ariko mu by'ukuri icyakomeje gutangaza abantu nuko uyu mukobwa ibyo yavugaga atigeze abihagarika, atigeze abireka, na n'iyi saha akibivuga. Ndaje nkubwire ibyo yavuze noneho uyu munsi, nkubwire n'icyo Mbonyi Israel iyo bamubajije kuri iki kintu icyo abivugaho. Mu gihe cyashize rero, ni umwaka ushize, nibwo Israel Mbonyi yakoze konseri ikomeye cyane. Iyi konseri ikomeye arangije, mu by'ukuri uyu mukobwa ahabwamo na tike igomba kumwinjiza muri iyi konseri, ayijyamo, ariko abantu bagakomeza kuvuga bati ibi bintu birajya hehe, ibi bintu bimeze gute, ibi bintu biteye gute, ibi bintu birimo Imana, ibi bintu ni ibiki? Mbese nawe biracanganyukisha abantu. Ubundi mu muco nyarwanda biragoye, cyangwa ntibikunda kubaho, cyangwa ntibyabagaho, n'ubwo wenda bisigaye bibaho ko umukobwa yabwira umuhungu cyangwa yatangaza ko akunda umuhungu ari umukobwa ubyitangariza. Ibyo bintu rwose ntago biba mu muco nyarwanda, ariko icyaje gutangaza abantu ni uburyo uyu mukobwa yakomeje kugenda abivuga. Ubu ngubu noneho yadukanye kuvuga ko mu by'ukuri yasariye Mbonyi ku rwego rwo hejuru, ndetse yanatangaje n'itariki y'ubukwe, arimo kugenda atangaza n'itariki y'ubukwe. Mbese save the date, arimo kugenda atangaza ibintu bigiye bikomeye kuri Israel Mbonyi. Ibi bintu rero bituma Israel Mbonyi abanyamakuru benshi bamwataka, bavuga bati ibi bintu urabivugaho iki, ibi bintu ni icyo bivuga kuri uyu mukobwa. Mu by'ukuri mu bihe bigiye bitandukanye bamubaza kuri uyu mukobwa, Mbonyi avuga ko uyu mukobwa atamuzi, ndetse n'iyo bamubajije ku by'umukunzi yaba akundana nawe, avuga ko umukunzi rwose ari ngombwa ko umuntu afite umukunzi, kandi mu gihe gikwiriye azamutangaza, ariko akavuga ko mu by'ukuri ahari. Rero abantu benshi bacitse ururondogoro ubwo Israel Mbonyi yatangazaga mu by'ukuri ko uyu mukobwa atamuzi, mu by'ukuri ntabwo arahura nawe, ntabwo arabonana nawe, ndetse n'ibyo avuga ngo abantu bareke kubiha umwanya, bareke kubiha agaciro. Ndetse abantu bamwe banagiye kure, bagiye batandukanye, bakurikira imbuga nkoranyambaga, abandi bagenda bakurikira mu by'ukuri ibintu by'umwuka biri spiritually, bakavuga ko uyu mukobwa bamaze gutahura ko ashobora kuba anakorana n'imbaraga z'umwijima, cyangwa se ajya mu barungi akaba arimo gutongera uyu muntu bita Mbonyi. Ahubwo abantu benshi bakavuga bati rero uyu muntu bita Israel Mbonyi mureke tumushyire imbere y'Imana, tumusengere, tumusabire ku Mana. Abakunzi b'Isengesho TV, iyo tubagezaho amakuru nk'aya ngaya, tuba tugira ngo namwe mutange ibitekerezo byanyu, mutubwire ese urabona ibi bintu by'uyu mukobwa urimo kugenda atangaza ko akundana na Mbonyi, agendana ifoto ye ahantu hagiye hatandukanye, wowe urumva koko uyu muntu ajya mu mbaraga z'umwijima cyangwa n'urukundo rusanzwe? Ese urumva Mbonyi twafata umwanya tukamusengera, cyane ko Mbonyi arimo gutangaza ko uyu mukobwa atamuzi, atarabonana nawe, atazi n'ikimutera kuvuga ibi ngibi? Wowe urabyumva gute? Tubwire muri komenti niba nawe wumva koko mu by'ukuri twasengera uyu mukobwa kugira ngo mu by'ukuri isezerano rye risohore, cyane ko avuga ko ari Imana yabimubwiye, yumva mukunze ko ngo bazabana, cyane ko ahantu agenda hose abafite na Bibiliya, bafite ijambo ry'Imana ayigendana. Rero cyangwa se urumva twafata umwanya tugasengera Israel Mbonyi, iki yari igitero arimo kugabwaho n'abadayimoni, cyangwa n'uyu mukobwa mu by'ukuri akabajya mu mbaraga z'umwijima, akabagira ngo wenda Mbonyi ate umwanya, ate umurongo, ate icyerekezo, cyane ko uyu muntu
umuntu akorera Imana ahura n'ibishuko byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe bakanavuga bati hari n'agenti wa Satani kuri Israel Mbonyi, hari ni mbese abantu bavuze ibintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu bakunzi bacu b'Isengesho TV namwe tuba dukeneye kugira ngo twumve icyo mubivugaho mu by'ukuri, kugira ngo dufatikanye gusenga, dufatikanye kwizera, kugira ngo uyu murimo w'Imana twahawe dukomeze kuwukora mu kuri, dukomeze kuwukora mu mwuka, dukomeze kuwukora mu guhuza. Kandi Bibiliya avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Rero turagomba gusengera Mbonyi niba ari byo kuko uyu mukobwa hari izindi mbaraga